Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabashuje bene data, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, inshuti zanjye bakristo b'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda, aho muri hose muri iki gitondo, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye Imana yaturinze mu minsi itambutse, dushimiye Imana yuzuye imbabazi n'urukundo, dushimiye Imana yuzuye imbaraga zitarondoreka, dushimiye Imana yatwimanye, dushimiye Imana intwari ku rugamba, Imana ishimwe. Rero muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Tukiri muri teme yacu tumaze iminsi tuganiraho kwirinda intwaro igukwiye. Reka munyemerere twongere dusome ijambo ry'Imana, urwandiko intumwa Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso, ibice ni 5, turahera ku murongo w'10, ariko nashatse ko tuvuga ku wa 15 niwe ujyanye na teme yacu uyu munsi. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo umurongo w'10. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Mushakashake uko mwamenya iby'umwami ashima, ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Hanyuma umurongo wa 12, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Dusimbutse 15, nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Imana ishimwe. 18, kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Imana ishimwe. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Imana ishimwe. Ni amagambo menshi dusomye, ariko turi muri teme yacu yitwa kwirinda intwaro igukwiriye. Twasanze ko kwirinda ari ukwihana, kwirinda ni ukwitandukanya n'ibibi, kwirinda ni ukwitandukanya n'abapagani, kwirinda ni ukukurikira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kwirinda ni ukubaha Imana, kwirinda ni ukubaha ijambo ry'Imana, kwirinda ni ugukora ibyiza ukanga ibibi. Kwirinda. Ntabwo nzi uburyo ki ujya ufata umwanya ukitekerezaho ukareba ko hari ibintu bibi wenda wakoze cyangwa se wagenzemo, ukumva unyotewe cyangwa ugize ishyaka ryo kubivamo, ryo kubireka. Kwirinda rero ni ukureka ibyaha, kwirinda ni ukwitandukanya n'ibyaha, kwirinda ni ukuva mu bigare by'abapagani, kwirinda ni ukureka ingeso n'ibikorwa by'urukozasoni. Imana ishimwe cyane. Nyemerera rero muri iki gitondo dukomeze tuvuge kuri iri jambo. Ijambo ku murongo wa 15 rivuze ngo iki? Ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge. Ni ukuvuga ngo Imana muri iki gitondo ijambo itubwiye kubw'iyo teme yitwa kwirinda, itubwiye ngo ntitukagende nk'abatagira ubwenge. Buriya iyo wicaye
mu bari kuvuga bene so nabi, ukicara mu bavuga abandi nabi, nawe ugatangira ugacomekamo amagambo ugashyushya inkuru, uba umeze nk'utagira ubwenge. Reka nkubwire impamvu uba utagira ubwenge. Nimba ubasha kuvuga nabi mwene so, nta bwenge ufite, kuko nawe ejo hawe ntabwo uhazi. Iyaba wari uhazi, iyaba wari uzi yuko utazi uko bizakugendekera, iyaba wari uzi bizahaba, waceceka. Impamvu rero ijambo rivuze ngo twirinde twe kugenda nk'abatagira ubwenge, ni uko iyo wicaye n'abashyushya inkuru nawe ugashyushya inkuru, ni uko iyo wicaye n'abantu bari guseka umuntu uri mu kaga cyangwa wahuye n'ingorane nawe ugaseka, uba wiyibagije yuko isi idasakaye, yuko nawe wavirwa igitondo kimwe cyangwa umugoroba umwe, ugasanga bya bindi byabaye kuri wa wundi nawe bikubayeho, ndetse wowe byakugeraho bigakabya. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo mwirinde mutagenda nk'abatagira ubwenge. Mwe kugenda nk'abatagira ubwenge, mwirinde cyane. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo wirinde cyane, wirinde mu byo uvuga, wirinde mu byo ukora, wirinde uko ugenda, uko uvuga mwene so, uko ibyo watuza ururimi rwawe. Wirinde ibyo ukora, ibyo ukorera abantu. Ese ni ibyiza cyangwa ni ibibi? Ese ibyo ukora wumva harimo umugisha cyangwa harimo umuvumo? Ijambo rirakubwiye ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda. Mbese mu rugendo ufite, mu buzima ubayeho, wirinde cyane. Umunsi ku munsi wirinde, wirinde, wirinde. Reka nkubwire, Imana ijya iturinda ibyo Satani yagambiriye kudukorera, Imana ikabipfubya ikabiburizamo. Ni ukuvuga ngo Imana nayo ifite intwaro z'ubwirinzi zikomeye ijya igushyiraho nanjye ikanshyiraho. Buriya ibitero byose Satani n'abadayimoni ndetse n'abarozi n'abarozikazi n'abagira imigambi mibi ku buzima bwawe n'ubwanjye, kubera ubwirinzi Imana yakoze mu bumana bwayo muri sisiteme yayo, ijya ibiburizamo ikabishwanyuriza kure bitaratugeraho. Imana ishimwe, Imana ishimwe yakoze icyo. Uwiteka Imana Nyiringabo ahabwa icyubahiro. Rero Imana iyo yaguhaye ubwenge, ubwenge yaguhaye ntabwo ari impfabusa. Ikindi guha amaso, iguha amatwi, ikindi guha amaboko, iguha amaguru. Ibyo ni ibikoresho byose Imana yaguhaye ngo nawe ugire uruhare mu kwirinda. Urinde ibirenge byawe kujya mu bibi, urinde ururimi rwawe kuvuga amagambo y'ubugoryi, urinde amaso yawe kureba ibidafite umumaro, urinde amaboko yawe gukora ibiteye isoni. Imana ishimwe. Ariko ijambo riraguhuguye muri iki gitondo ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ngo ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Imana itugire neza. Wowe were kubyina nta kazaza, were kuvuga ngo niko byahoze. Njya mvuga ngo Imana mu bumana bwayo, mu gukomera kwayo, yakoze ikintu gitangaje. Twese tuzi umunsi twavukiyeho cyangwa se uzi umwaka wavukiyeho, ariko Imana mu bumana bwayo yisigarije ibanga irariduhisha. Nta muntu ujya umenya igihe azavira kuri iyi si. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikubwiye gutya ngo ucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Iminsi ni mibi, abantu bahinduka babi. Iminsi bundi kuwa mbere no kuwa kabiri ho bihora byo nta kibazo bifite, ahubwo abantu iminsi kuba mibi, abantu baba babi umunsi ku munsi. Umuntu akaba yaguhinduka utazi impamvu, umuntu akakubeshya ntacyo mupfa. Imana itugirire neza. Iyo niyo minsi mibi ijambo ry'Imana rikubwiye. Wowe rero ucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ni mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Wowe umenye icyo Imana ishaka. Icyo Imana ishaka ni uko ugenda wicishije bugufi mu mutima wawe. Icyo Imana ishaka ni uko witandukanya n'ibibi. Icyo Imana ishaka ni uko wirinda gukora icyaha. Imana ishimwe cyane. Rero nakubwiraga ngo wirinde
wirinde cyane kandi ntukagende nk'utagira ubwenge. Imana ishimwe, ahubwo ujye ugenda nk'umunyabwenge. Imana ihabwe icyubahiro. Nakubwiraga ngo kwirinda ni intwari igukwiriye, ni intwari igukwiriye wowe ukiri muto, ni intwari igukwiriye wowe wa mubyeyi we, ni intwari igukwiriye wowe ushaje. Kwirinda ni intwari ikwiriye buri wese, kuko kwirinda nibyo bituma ubasha nawe kwikontorora, kandi bituma ubasha kugira indangagaciro za gikristo ndetse n'iz'abanyarwanda. Imana rero ibaha umugisha. Navugaga ngo dukomeze tugire intwaro yo kwirinda. Imana ibagirire neza. Bifurije umunsi mwiza w'umuganura. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Imana ibanezeze. Ndabakunda cyane.